wakigikoze urasenya uko kambwira gutyo hita uyarya vuba yarye vuba irya se vuba toragura urya wakigoryo ntabwo uzayamesa yafata urye siko wasaze Amakariso wanjye ariko no kwangirika hasi nayagutamika ukayirya wakigoryo siko uri umusazi Emerine si gikorwa igemba ndi kugihamagara ntabwo kiba cyumva Emerine se nta matwi ufite yo kumva ko ndi kuguhamagara ve hano bimeze bite aya makariso kutayameshe Amakariso ngiye nyamesa amaze iminsi ngahe hano kariso zanye n'izumugabo wanjye kuki utari kuzimese bimeze bite ako mabuje ngiye nakuye ko nazongera kumesa n'amakariso rwose kariso yawe kariso z'umugabo wawe ngo iki subiramo twumve ntabwo nzongera kumesa amakariso subiramo nongeye numve mabuje ntabwo nzongera kumesa amakariso ngiye bintu ndanabirambiwe ariko nizere ko bigucitse bitakuvuye mu mutwe wawe ako njyewe ibaze gufata ikariso umwenda w'imbere njyewe nkajya kumva mu byanzanye ngiye ibyo ngibyo ntabwo birimo rwose umva nkubwire ufite kumesa aya makariso kamesa iyi boxer y'umugabo wanjye kamesa n'amakariso yanjye umvise nicyo cyakuzanye cyangwa kwirukana usubire mu cyari wanyu ntabwo ushaka twubahane ndakubaha rwose pe ariko ntabwo namesa amakariso yawe n'umugabo wawe azi kutangira no kuntinyuka uri kumva ugiyemo nta sano ufite ntunyumve nabi pe ntabwo ari ugutinyuka ariko ntabwo nakomeza kumesa Mana yanjye Tereza wenda pfe nono utangiye kuntinyuka nta sano ufite uri kuvuga nanjye ndi kuvuga urabyemera kuvuga njye uri kunsubiza aya makariso amaze iminsi 2 mu kadobo utari kwiyabona urana dutangiye kuzana nkumbu kucyamesha ibindandi n'uyamese Emerine uri kigo gibingana iki laga kanga kariko kazayi kakuzanye no kumesa amakariso se karimo nyine none se kuki wamesha ibindi ukayareka usanzwe yamesa se warengereye Chikoza ndumiwe ndavuze ngo ugomba kujya uyamesa ugahera ayo niyo namba yako kanya kahita nyizana ugahita ntaba ari n'agasuzuguro uribuka ko izo namesheje robuni zari zirimo imihango njye ntabwo nzakujya nkomeza gukora mu maraso ya ngo iki rashaka zabe harimo amabyi umvise rashaka zabe harimo amabyi umvise uzajya yamesa uyamesa Vane, ibyo ngibyo nyine nibyo naguhamagariye umugore arimo kunanira pe ibaze ko nawe no gusasa uburiri turyamo hari igihe nyine nasanga ntabwo uburiri busashe nkibaza ngo twakunanye mbona nyine ari igihe bizakunda mba wenda n'ubutesi bw'umukobwa namara kubaka azamenya ubwenge ariko birimo kwanga pe birimo kwanga kandi nyine abizi ndamukunda nyine n'ubundi twaye nemeranyije kubana nawe mu bintu mu byiza ariko se umuntu ntabwo ahinduka ese ubona kuko ndemere nzabane n'umuntu ubuzima bwanjye bwose n'igihe nazi nzapfira mbane n'umuntu udashobora gukora n'ikintu na kimwe mu rugo ndi kubyumva biragoranye biriya bintu rana ni ibintu nyine nari nzi ko azareka namara kuba umugore nyine urumva twajya tubona mu rugo nyine abyikora ntabwo nyine bintunguye cyane byantunguye kuko nari nzi ko azabireka ariko n'ubundi no mu rugo bamajyaga yumubwira aho ese mwana wanjye kuko gutya witwara uramutse ugize urugo byagenda gute tukajya ngo nuko ari gucura se cyangwa nyine ni ubutesi mugane wawe ariko kumvaga nawe umugore bizashira ko noneho byandenze kuba adashobora no gusasa icyuma ry'amama shape usanga nyine utuntu hariya twandagaye ibintu nanjye urabizi ko abahungu twebwe tutagira amasuku wenda nyine tuba tuzi yuko umukobwa utuntu twe tuba tupanze turi ku murongo
iyi munsi ibintu biragenda gute gusa umwana w'umukobwa utuntu twe turi ku murongo ntabwo wabijagare nk'ibyo ngiye rwose ntabwo namisa amakariso yanyu mabusha. uvuze ngo iki Emery nawe uri kumbwira gutyo wakigikora uratinyuka ukambwira gutyo hita uyarya vuba yarye vuba irya se vuba toragura urye wakigoryo ngo ntabwo uzayamesa yafata urye siko wasaze Amakariso wanjye ariko no kwangirika hasi nayagutamika ukayirya wakigoryo siko uri umusazi ngo ntabwo uzongera kuyamesa Amakariso wanjye y'umugabo wanjye atanapfa nabi sawa nyine sikuri ikigoryi mu mutwe we icyakuzanye ntabwo ukizi hano wambesire we ikintu cyakukuye iwanyu mu cyaro ntabwo ukizi uba ugomba kuyamesa kuva kwa mbere kugera ku cyumweru niyo nkuyemo nubwo haba harimo imihango ivuye kwa mbere kugera ku wa gatatu ukayimesa we urarira nsurira iki uri kurira amata hari igihe uba wahereye wanzajya imvugo ntansubiremo uvuge nta jambo ufite kuri njyewe ako se mabusha ibintu byose mba nabikoze ibishoboka byose ni iki ngiki umembye kumenaho amazi yavuye mu myenda yanyu y'imbere ni iki mba nakoze kubera ikiri umuhebo kuko utangira no kunyita umuhebo se ese kamubaze waje hano uje gucagura akazi ukora cyangwa waje uje gukora akazi kose ntiwaje usaba akazi kose Emery wantera umujinya ngiye ngahita gusubiza iwanyu mu cyaro ukajya guhinga ukajya wirirwa uragiye ari amatungo y'iwanyu umvise cyangwa ukajya wirirwa ujya kwiba iwanyu mu cyaro waje gucagura akazi hano ibyo ugakora kose kuko niko kakuzanye wa bicho kumana ubu nibwo buzima wamitiyemo koko urawe nyine nikavuye rwose ndabizi ko anyikundira ariko nyine rigiye mbona nyine ko ibintu birimo kurengera ariyo mpamvu navuze ati se ntabwo nari guhamagara mabukwe sibyo ntabwo nari guhamagara mama wanyu njye kumubwira sibyo niyo mpamvu nanjye ntabwo mpamagaye nkahamagara na mukuru we kugira ngo mbikubwire basi wenda tumwicaze tumuganirize tumwumvishe yuko hari ibintu runaka simubwire ibintu byose dufite umukozi niyo nashaka n'undi namuzana sibyo ariko nyine utuntu tumwe na runaka ngenda ta sometime rwose nisasira namuzi ziko iki hadashashe niriwe ndyamye niriwe mburyamyemo n'iki ikindi amafaranga kuri konti avaho nyine yagiye kugura utu tuntu yaguze amavuta bimwe biranga aguza andi ayo nagerageje byanze hari utuntu nyine ntabwo mba nashaka yuko umugore wanjye asa neza ariko nyine hari igihe ibintu biba byarengereye sibyo yego ase neza ariko arabizi neza yuko ntabwo uri mumushyira hariya ngo akore nagiye mugerageza namushyira ahantu akayicara akavuga yuko yarambiwe ngo akeneye kuba ari mu rugo rero nyine yuko dutahana sibyo
tugatabana basi tugaca mu rugo ndemera naza no kugaruka mu kazi nyuma ya saa sita sibyo ariko dutahane basi tugende tumuganirize basi agire n'utuntu n'uwo twaba 3 cyangwa 2 abasha gukora mu rugo sibyo rero gusa nyine nka mukuru we ntabwo ngo yihangane ni nanjye birandenze nzi ko bizashira amara kubaka urugo oya bakundi kubyihanganira okay ndabizi ko bizashira nitumara kumuganiriza akazi nyamashini tugende then sibyo okay Bianca. Wumutesi. Cheko. Nise reba ikintu kimunguye. Naguze ko imyenda bayambara bayifurira mu gikari mwana. Aha. Karibu. Bimeze bite se? Ni sawa akicare hano. Wese wicaye kuki? Ndiranje kandi kujerekani nta kibazo. Okay. None se kugufurira ahangaha mwana. Abona. None imyenda iri gufura nitangaje. Ndabona zinzi ngo nyine mitonda niye yanyu iri pembeni mwifurira. Ako sinakivanga mu byanjye. None se amakuru y'akazi mwana yari. Amakuru y'akazi nyine uko nguko kameze. Mazi mwaruzi ko kurifura ndikure adikora nazi. Ugutera isoni. Uri gutekereza ko imyenda ndi kumesa ari yanjye. Yandi. Imyenda y'imbere uri kubona ni yamahusha na bosonde. Niko rwego agezeho. Uwo ngo harimo amabox yasohoje. Isigaho okay. Byagenze gute kugeza kubufurira mwana? Cheko. Kumva nanga nabaye ndushye. Urugo naruhiyemo sinzi nimba. Ibaze ko aya makariso ari mabosha byandaniye ngo nyamese. Ngo kuki mbana meje indi myenda yose ngo si nyamese ngo akazi kanzi ngo ntago nkazi. Cheko ibaze ko amenye w'amazi reba ukuntu meze. N'ikintu mise nibaza. Byo mwavuganye no kuzajya ufura imyenda y'imbere yabo nabyo birimo. Ko warabaye agacucu. Cheko kakazi no wakanzanye mu byibuke. Yego. Sinarakubwiye uze gusinya contrat yo kujya ufura n'amakariso ngiye nakoza mu bicucu n'ubwo ngo. Nanjye reka nza agaciro kanjye. N'amavu nanabyanze. Twabitongana niho yahereye amenaho amazi. Nambwe ni sinshobora kumenya imyenda yawe y'imbere ni ya databuje. Ibaze umugore nimba Wumutesi nimba ari igiki. N'Umutesi agira ahantu agarukira. Agafata imyenda y'imbere. Ngo umukozi ayimese si nibyo byonyine Cheko. Ibaze ko ari ngiye usasa icyumba cyabo. Amashuka yabo bakoremo ibyo ntazi byose ari ngiye uyamesa. Usibye no kwimesa gutyo ubu ngo ni nanjye uri bujye no kwitera ipasi. Tureke n'ibyo ngibyo amakariso yambara agiye muri hango. Ndeba ndimo ndafura amakariso ariho amaraso atarayanjye Cheko. Isiko mbona uriya mugore akiri akana gatoya ibyo ngibyo bimuzi. Imyenda y'imbere katari imyenda ibigoye gufura. Nta kintu kimwe nyine ashoboye byose n'ibyo bikora. Ariko akazi nta kibazo nyine pe akazi nta kintu kanwaye kuba nagakorana nagakora neza. Cyangwa none wenda reka mubaze. Umuntu ufite ama makeup n'ibiki cyangwa uba wisha akazi wishyizayo ama makeup wagiye kureba abasore. Cheko izina ry'Imana yo mu ijuru. Ntabwo natinyuka. Ibyo biba byavuye here. Ibi ngibi ni mabusho wabingure nimba ari mu buryo kugira ngo ndeshye. Araza ati dore meni nakuguriye utuntu two kwisiga ku munwa no ku maso kugira ngo ubure umukozi usa neza kuko nako turi abantu basirimu. Akaba ari hahera ankoresha ubugoryi bwose. Cheko njyewe no buzima ndaburambiwe. Ibintu birambaje ku buryo nibitaza gukemuka
ntabwo hano ariho haba akazi konyine mana. Umuntu yagushakira n'akandi kazi n'uro katiri nako mu rugo ukajya gukora akandi kazi kameze neza. Wene njye naravugaga ngo igihe ukize i Kigali uhereye ahangaha ukabona udufaranga duke araguhemba se baye. Chego nubwo amenya 2020 ntabwo aribyo byagatumye ansuzugura kuri no myenda ye y'imbere. None se mabuja aha ni umereye aya mafaranga yose? Oya nta kibazo ni ikibazo. Ndabona atari kure. Wone ugira ikibazo njye nta kibazo cy'amafaranga mba mfite. Nta kibazo cy'amafaranga mba mfite. Amafaranga ni nk'inda ku mutindi kuri njyewe. Aha ibi nakuzi ko aya mafaranga kuva mu gitondo narayabona. Kandi nahereye mu gitondo nikaraga imihanda yose. None yanyishyuriye kuri uru rugendo gusa. Ega ntabwo ndi nkawe mwirirwa mwirukanka kuri rino zuba. Njyewe amafaranga nta kibazo cyemba mfite. Nkawe babiriwe mu gitondo unyonga impyiko zakwishe. Ntabwo ndi umunyonzi nawe nazundi. Intwari nuza moto. Utwara moto. Ni umumotari nyine. Ni umumotari ariko nyine uba wananiwe utwara unanirwa njye rero amafaranga ndayafite. None se wazandangiye nko kuri ako kazi ukora nanjye nkareba ko nava mu kimotari nanjye ngiboneye. Ntabwo washobora nose motaka nkubaza ko mbona usa neza uri umuhungu mwiza uri ku cyangwe ukaba utwara moto isa nabi cyane. Nubwo ndi umumotari utwara moto isa nk'iyawe isa gutya. Ko se mabuja iyi moto buri isa nabi cyane. Isa nabi niba abandi baba batwaye moto zisa neza ariko ubu se ubu ko nanirwa kuyoza. Ako mabuja nawe uri gusesereza none se waneze utambona? Oya ari ibyo byoza moto yawe. Ayi moto nubwo ibisa nabi ariko none se ubu wavuga urakorera mu mihanda ya kaburimbo gusa ntabwo urajya mu gitaka ayo mafaranga wayabona. Hari n'abandi riga batwara moto batari nabo bagenda ku moto nziza kandi bagenda mu gitaka. Niyi nyine nyuzaho nkayihanagura ariko nyine urumva ayo masaha nta kuntu yabitambuye. Jya ugerageza woze moto yawe abagenzi ubatware bishimye sibyo dore ubusa neza uri ku cyangwe ahantu hose uri gusanitse ugerageza nawe woze moto yawe rwose. Nose mabuja nagutwaye nabi koko? Nagwantwaye nabi ku moto yawe sa nabi pe. Muri iki diviziyo turimo dukwiye gutwara ibintu bisa neza nawe usa neza pe ariko moto yawe isa nabi pe. Ntabwo isa nabi cyane. Aya isa nabi ahubwo nubwo rero nayibonye ibyo woza pe. None se waneze utambona? Abandi bamotari bose bari bahari akaba ari njye uza kureba. Wasaga neza ntabwo nabonye moto yawe ahubwo nyibonye ngeze ahangaha. Mabuja aka kazi ni danje pe. None se mabuja urabona njye ibintu aba ari danje ibiceri biba byabuze wamfashije ukama nk'uduhumbi 20. N'ubundi ko wamfashije ukama nk'uduhumbi 20. Okay, njye nta kibazo cy'amafaranga kuko nta kibazo cy'amafaranga mfite ahubwo naribi njye kuguye mu ishumi sibyo kubera ko nyine mfite utundi tuntu twinshi two gukora njye kuguye icumi nta kibazo. Urumva impamvu nyagusabye nabuze amafaranga yo kwishyura inzu yari yambanye make naburagaho nk'ibihumbi 20 umfashije. Oya reka nguyemo 10 sibyo digende gufashe nago kanya nabizi ko nayaguha ariko akanya wapi reka mbe ngo 10 none nzaba tuzagera ngambira. Nasema buje n'ubundi ko yama wakiriye ove kushi 10 smeshe ariko se ntago nayanga kandi nabura bukoze cyane. Yaje siwayibonye. Sawa urakoze. Sasubira ariko ubu nsigenda nimero yawe. Aya ntari yawa Soje nabizi. Nta kintu kimwe biziho. Isi ibintu bikoze kangahe kuburyo udashobora no kukiza soje ngo mubwire ibintu bikubangamira ikibazo gikemuka uko wakivuze. Ariko ndabona ngende ikigori cyo kujya kuvuga ngo umugore wawe. Ya. Agufurisha amakariso yiwe nese kuko nta mugabo numva ko wakishimira kubona amaboxa yiwe arimo arafurwa n'umukozi. Nose banyirukanye numva najyaje gusina koko. Nabwo akazi kabuze mwana. Gusubira mu cyaro. Kuki abakozi mutajya mumenya aho mugomba kugarukira mukamenya n'uburenganzira bwanyu.
ntabwo akazi kabuze ku buryo bakwirukaniye ngo nuko utavuze box zasohoje n'amakariso bagiye mu mihango. Ushobora gushaka kandi kazi. Kandi ikindi uva ku kazi hari akandi kagutegereje. Nose nkora iki? Cyore ndaza kubyigiramo. Ndaza kuza kumenya umwanzuro niba tugomba gushaka kandi kazi cyangwa niba ibintu byose biri buze gukemuka ikindi kandi bakakunjiza n'amafaranga. Uko ibi byose uri gukora wakabe warabihembye. Cyeko niho wari ufite kumvana ko niho wanzanye hano. Njye ntabwo nashobora kwifuza. Ibigori biramba. Ese ubundi kuki utabyanze mukani ubyanga akora icyo ashaka? Kandi iyo menye amazi akanangufite indobo mu mutwe. Ibintu biraka nigende. Ibintu ko biramba bari ngiye kuza kubyiga. Nakundi nyine rero sinabizi. Wumutesi. Beze neza se. Nere kwisi ugende. Ngiye mu kandi kazi. Beze utese umukobwa. Neza nta kibazo mfite yarashimye Imana. Yego. Barishimye. Badusoye. Naje kureba nyine. Kamwe n'umukozi narabaye. Naza kureba ko ari kwitwara neza neza. Cyane. Ahubwo mbonere nyine ari kwitwara gute mu kazi. Ni neza si byigire ko ari utuntu twagiye tumucanga ariko nyine ni ibyo abakozi nyine ntabwo byahura. Abakozi bataramenyera. Gusa usanze nari ndi kugenda naje kare tuganiraho gatari ku ntera story zo mu cyaro iwacu. Ubwo nyine kuzumva nabwo ukuntu ameze usanze nari ndi kugenda nzihangana. Okay, nta kibazo ngo tuzasubira. Sawa sawa. Sawa urakoze nawe. Wumutesi shidi. Ukata amashuka. Umva se ndashaka hari utuntu ndebera. Reka utuntu ku muhanda. Ndakugura n'amavuta barambwiye ngo ni meza. Umva uburaye nsanzwe ngurira nimba ari meza ndebera shidi. Amavuta umva yarambwiye ngo arakora cyane. Vaseline mbe no kugutuza make-up akakantu karahenda he ibintu byarahenze none akangaka akakoroshya intoki ahantu hose none aka ni akayiponji ukoresha ugira gutya shamva ntabwo byari byoroshye ariko ndabona mbizanye ariko aya mavuta yo barambwiye ngo ni meza cyane aya mavuta yo agira n'uruhu rwiza cyane umva amavuta yaguze 250 umva arahenze bana yaje naye ndahebye kugira ngo nse neza ese ko nabonye amakariso utayasoje amavuta yamenze naguze 250 ntabwo byoroshye siko mbona ndikubwira utishimye abaye iki ko ahinduye isura byemeze neza cyane uko naguhaye kupfurira amakariso mbahubwire rero ngiye kukwirukana ukoze iki mawuja ngiye kukwirukana wowe guhereza ibintu usubikore nk'uko nabikubwiye ubwire n'ibyo mvuye kugura ntukabona ngo byishime ngiye kukwirukana pe oya subira iwanyu byo guhinga ndabona ari byo bikubereye kuba narananiwe kumesa amakariso kimwe cyo gituma nyirukana no kwirukana se nose basi ndaza kuyamesa natumbise ndaza kuyamesa nimugoroba araba amazi iminsi ndakwirukanye mbabarira ese urimo kuvuga utandeba iki urimo kuvuga utandeba ndagiye kumwirukana uramwirukanira iki ntabwo ari gukora akazi kamuzanye hano kandi ko nari mu mirimo bwo kugufurira amakariso na bogisi z'umugabo wanjye bogisi zanjye yego bogisi zanjye yego usigaye umukozi akaba ari zufura duseri ikibazo shiri hari ikibazo uri ikigoryi ufite ubwenge bibi nta kibazo zibaho ngaho ntugire kuvuga gahunda y'ibintu mwene wawe ibi nawe
Rana se ikibazo kumuhereza hasi urimo kuvuga iki nta soni ufite barasoni biguteye Rana nuko kimeze n'ubwo wabaye umugore oya mbabarira mbwira ibintu wikora guri mu rugo n'ubu na hano mu rugo rwawe uracyabikora umukozi wawe niwe usigaye gufurira amakariso reka ndavuga nawe ukavuga nta soni ufite umukozi wawe emera ibyo bintu urabikora nawe Mary haguruka genda fata ibyo bintu genda muranyirukanye oya fata ibyo bintu ugiye kwikorera akazi kawe ajya ufata akazi ujye ugenda ukomereza akazi kawe atajyayo arataha ntabwo ugiye gushaka muranyirukanye oya fata ajya gukomeza akazi kawe kwanza garuka hano gatera nawe wagiye ureka kugira ibintu ngiye kugusaba ngo saba Emeline imbabazi njyewe Rana sabe Emeline imbabazi umukozi njyewe waba ugiye no kunsuzuguza ahubwo warisuzuguje niba umukozi wisuzuguza gute amakariso njyewe my god nutamusaba imbabazi ubu ni mukuru wawe muratahana ntazo musaba ni ukuri ntazo musaba do ntabura urimbwa ntazo musaba njyewe musaba imbabazi nta kibazo ntabwo ari ngombwa oya hano ni mu rugo rwanjye sabura mukozi imbabazi sheri ntazo musabye ntazo ndi bumusabe atahe nta nubwo nkimukeneye bose niba mubwiye kumese nta kibazo genda uzinga ibintu byawe ugende naho njye ntabwo uca bugufi imbere y'umugabo wumva ko uri gusuzugura umugabo n'umukozi ari kukumva basi mureke gutongana saba imbabazi sugura umva nta kimwaro biguteye saba imbabazi nambabaye ariko njye nta kosa mfite saba imbabazi neza nambabaye nta kosa mfite saba imbabazi neza saba imbabazi neza kandi nongeye kunsakurisha nusijya mbabaye ntabwo nzongera ukoze niko basaba imbabazi njyewe ndi umugabo nakabaye nagupfukamishije hasi nta soni ibintu byose wari wabigize mu rugo na hano warabizanye reka nambabaye rero ntabwo nzongera Mary genda Abika muri. Ese aho bigera ngiye na box zanjye ukazifurisha ukazi umukozi ngazifura. Chese yo kuronsozo. Oya, zibaho ngaho. Ese aho bigeze ugafata box zanjye nge namba. Ukazifurisha umukozi. Ese bebe mva mukazi baniwe. Rusurgi laza mfite tuntu twishi twakora mu rugo. Utuntu ufite utibagiwe kurya. Se Amakariso nta kibazo kwiyumisa hari ibintu birenze cyane reka nkubwire ni ukuri uri umugore amabere abiri umaze kubaka urugo ntabwo niyumvisha ukuntu wakabaye ukikora ibintu hariya ngo uri bucura se mu rugo bibamo wari wamenyereye kumwe mu rugo rwawe wayandaritse haraniyatoragura ahantu hose n'ubu rero nuko cyangwa n'ubundi yirwa nyanyagire no muri salo se wajurika kumbwira nabi mba ngugira inama okay ibintu ntabwo ibintu ntizabyongera n'ubu bwo akora ibintu mukore ukuntu butsuzuguje umukozi wisuzuguje ntuzongere rogenda nshaka kuba gazaza izibitise navuye iwawe ariko tu niwe uvuye niwe nari ntegereje ubu ngubu navuyeyo mvugana n'uwo mvugana nawe ariko nayo nari ntegereje Emeline arimo kumenyera Emeline ari kumenyera ariko ese mani ujya umenya ibibazo byose Emeline agira ku buryo ubasha no kubihandoringa ukabikemura Emeline se ko mamona nta kibazo afite aba ari kumwe na madamu nta kibazo na kimwe mamona bafite okay none se aba yari kumwe na madamu akaba aribwo afite ikibazo noneho kurushaho mani rega rimwe na rimwe yego pe abantu bahuze bawugiye mu kazi bawugiye mu bintu byinshi ariko byakabaye byiza mukora check up y'abakozi banyu
ntiwite ngo ngari kumwe ngo na madamu wenda se ntibari kumwe wumve ko ibintu byose ari amahoro. Buriya abakozi ntabwo bavuga ibintu byose kuri ba bosi babo mwana. Biba bisaba buri bosi wita ku bintu wikorere check up ubibone. Ngende kubikubwira gutya nk'umuntu w'inshuti n'umukozi nabazaniye twakuriye hamwe mu cyaro kimwe, urumva Kameme agomba kumbwira ibintu byose. Umukozi wawe ntabwo yishimye mwana. Kuva ryari umukozi wawe ari ugomba gufura amakariso yawe n'aya madamu wawe? Wakwizera gute ko nyine amakariso yawe n'aya madamu afurwa n'umukozi? Jesus. Igitanda cyawe uraraho nk'umugabo gisaswa n'umukozi. Can you imagine? Niko mbere nakubwiye. Ntabwo yabimbwiye nabyiboneye mwana. Naje kumureba ari mu gitondo. Nsanga nibyo arimo. Banza kugira ngo nibyo ari gufura. Afite agahinda kenshi, umugore wawe yamufasha aramukubita, amumena amazi atose umubiri wose, ari gufura n'ibyo binagazi. Unarambwira ngo si ibyo gusa akora. Mubajije niba ubizi avuga ko Kameme ntabizi, kubera ko atatinyuka kubikubwira, atinya kubura akazi kiwe. Niba ibyo ngibyo byo mukoresha umukozi nabahaye, namwisubiza. Hari abandi bantu baba bakeneye abakozi musaza. Wabyumvisha vuba. Wumvisha uriya mukobwa agejeje ibintu. Byambabaje mwana. Niyo mpamvu guhera mu gitondo nagarukaga nkasanga nturaza, nkongera nkahagarara hano. Kubw'aya masangiza amahirwe ndagufatishije. Nicyo kintu nshaka kurara nkubwiye kugira ngo next time bibaye bidakemutse twamwisubiza mwana, mugashaka undi wenda uzabibakorera ibyo ngibyo byose, kubera ko ngemereza agaciro ikiremwa muntu. Ni umukozi ariko hari ibyo umukozi akora n'ibyo umugore wawe yakabaye akora. Ndakeka kandi nawe tubyumva kimwe. Okay. Nanjye rero ntabwo ndi bubure kukubwira yuko madamu ibyo bintu twabivuganyeho, sibyo? Ibintu twabivuganyeho uko ndeba hano twavuye mu rugo tumukebuye. Njyewe uyu ni mukuru we, twavuye mu rugo tumukebuye kandi twamweretse yuko ibyo bintu ntabyo agomba kongera gukora. Nari nagize mu rugo kare nsanga arimo gutonganya imirimo, numva arimo gushaka no kumwirukana, ariko baka kanya yamusabye imbabazi. Natekereje yuko n'ibyo ngibyo ntabwo nzi yuko wasanze arimo kubikora, ariko nasanze nawe nabyiboneye. Okay. Sibyo? Rero ntugire ikibazo. Ikintu nashakaga cyonyine kurara mumenyesheje nuko ibyo bintu atari ibintu byo gukorwa n'umukozi wo mu rugo, kandi nk'umuntu wamuguhaye agomba no kumumenya. Okay. Kandi nyine urakoze. Nikomereze nizere ko Yabaye next time nzaza kumureba yishimye. Yabaye muzima. Yabaye muzima. Sibyo? So bamuhamagariye akaza akakubwira ko bamusabye imbabazi. So the decision is yours. Okay, nta kibazo. Ahore bantu bigize. Sibyo? Ariko bira nizere yuko nyine yumvishe.